uyu munsi muri Masisi M23 yamaze kwigarurira agace gakomeye cyane ka Nyabiyondo, ariko nanone muri Mashiki ihuriro ry'ubutegetsi bwa Kinshasa zagabye ibitero bikomeye cyane byica benshi cyane. Drone z'akarabutaka z'ubutegetsi bwa Kinshasa zaje komeretsa umwana ku buryo bukomeye, umwana w'imyaka 6, ariko nanone drone zikomeze guca ibintu muri Masisi z'ubutegetsi bwa Kinshasa nizo tugiye kuganiraho muri aka kanya. Ni drone zamaze kugurwa muri Ukraine, ni drone zimaze gushyira ubwoba ndetse zimaze gushyira n'igikango mu barwanyi ndetse n'umusirikare ba M23 batari bake, kubera ko muri Masisi nibyo biri gutuma nibura wazarendo zigira imbaraga zikaba zafata ibice bimwe na bimwe, n'ubwo M23 imaze kwigarura bimwe mu bice byose byari byafashwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ubwo ndavuga n'abafatanyije wazarendo ndetse na FARDC, FDL ndetse n'abandi. Reka tuganire kuri drone zamaze kugurwa muri Ukraine, drone ziri gutuma kugeza uyu munsi M23 itangira gutsindwa mu bice bigiye bitandukanye. Abantu benshi batangiye kumva ko M23 yaba ari guhitamo ku bushake ko yasubira inyuma cyangwa se yava mu bice bimwe na bimwe, cyane cyane ahabereye imirwano mu bice bigiye bitandukanye, cyane cyane Kinigi twarabibonye ndetse n'ahandi ikavamo ndetse na Gatoyi. Ariko icyari kibyishe inyuma ni drone karabutaka, drone z'urugamba, ni umuzimu, ni urupfu kurebana nayo, ni urupfu urusarusa. Ni drone ziteye ubwoba cyane zaguzwe muri Ukraine n'ubutegetsi bwa Kinshasa, ubwo ni FARDC ndetse n'abandi. Ni drone yitwa Baba Yaga, drone imeze kugurwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa cyangwa se na Kinshasa muri rusange, iri gutuma M23 itsindwa mu bice bigiye bitandukanye. Niyo rero akaba ariyo nshaka kuza kukubwiraho iyi drone yitwa Baba Yaga, kubera ko ni drone imaze iminsi yarashyize ubwoba bukomeye cyane mu barwanyi ba M23, mu gihe imirwano ikaze imaze gukomeza gufata indi ntera, haba imirwano ihuza AFC M23 ndetse n'ingabo za Kinshasa, FARDC n'abafatanyabikorwa bazo. Imwe mu ntwari gukoreshwa cyane nk'uko nabibabwiye, indege zitagira abapiloti, cyane cyane ntago ari CH4 zaguzwe mu Bushinwa, ahubwo ni yitwa Baba Yaga. Baba Yaga ni drone ikomeye cyane kandi iteye ubwoba kugeza uyu munsi. Uruhande rwa FCM rwa M23 ni rusiba kuvuga ko nibura ingabo za Kinshasa zigaba ibitero karabutaka bya drone zirasaba ubuhumyi, cyane cyane mu bice bituwemo n'abasivile, cyane cyane mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse n'iy'Amajyepfo. Ariko ibi ngibi nanone bishyirwaho akadomo cyangwa se byemezwa neza n'imiterere ya drone iri gukoreshwa muri iyi minsi, iyi ngiyi yitwa Baba Yaga, kubera ko wenda tugiye nko mu ijoro rishyira ku cyumweru gishize muri centre ya Rubaya muri territoire ya Masisi muri Rucuru hagabwe igitero cyakozwe n'iyi drone ya rero. Bivuga ko AFC M23 ibivuga hangijwe ibintu bikomeye cyane, abantu benshi bakomeje kugenda babona amashusho, inzu yangiritse ku buryo bukomeye cyane, kandi noneho yanahiye ku buryo bukomeye cyane. Ni drone irasa nabi kubera ko ayirashe harashwanyagurika ariko hakanashya hakamuyonga. Abantu bakomeje kugenda babona andi mashusho harashwe abantu bameze nk'abarwanyi ariko utamenya bari bo, bashirire ku buryo bukomeye cyane, babaye ikintu twakita nk'amakara. Bivuze ko rero iyi ngiyi ari drone mbi cyane ku rugamba. Ku cyumweru nabwo mu masaha y'umugoroba drone yarashe ku kibuga cy'indege cya Kisangani, yari ya M23 yo abakuru hari nuko yari ya M23 CH4. Leta ya Kinshasa yarabyemeje rero, ni ikigaragaza yuko hano hari guhiganwa cyangwa se guhanganisha intwaro zitwa drone arizo ziri kora muri iyi ntambara. Amakuru yavuga kuri iki gitero yavuga ko ari igitero cyagambiriwe ndetse ko hari igitero cyagabwe by'umwihariko na drone ya M23, ariko amakuru avuga ko igitero kigambiriye gusenya ibikorwa cyane cyane ndetse rugaba igitero mu bwoko butandukanye. By'umwihariko turi kuvuga kuri iyi drone ya Baba Yaga yaguzwe muri Ukraine. Rero akaba ari igitero gihambaye, nubwo abantu bakomeje kugenda babyitiranya n'igitero cyagabwe Kisangani, cyaje no kwemezwa na guverineri wa Chopo mu ntara ya Chopo. Rero Pauline Rengangoriya Rebabonga yavuze ko rero ari igitero cyagabwe na FCM M23 ibagojwe drone ya CH4, ngo hakaba hararashwe ibisasu cyangwa se amabomba agera ku 9 yose n'umwanzi. Ariko amakuru ahari iki gihe yemezaga ko ahangaha haguye abasirikare babiri bakoresha ubu bwirinzi burimo n'ubu bwa drone ya Baba Yaga,
kubera ko ni Baba Yaga igenzurwa cyangwa se ikontorwa n'abantu bagera kuri babiri, ariko nanone ikoreshwa mu buryo butandukanye kubera ko ifite kamera itanga kuri command center cyangwa se aho iri gucungirwa, ari nabyo mwakomeje kugenda mubona M23 yamenye ubutasi bwayo ikaba yaratwitse ku buryo bukomeye, igatwika ibyuma byakoreshwaga. Abantu benshi babonye amakuru, ariko nanone batangira kuvuga ko ari ubwirinzi bwa za drone cyangwa se buhanura drone burashwe, ahubwo M23 igipimo yari ijyanye cyangwa se igipimo cyari kijyanye hariya kwari ukurasa command center cyangwa se ibifashwa mu kugira ngo hayoborwe izi drone za Baba Yaga, kubera ko arizo zibarembeje cyane cyane muri Masisi, Puezero, Minembwe ndetse n'ahandi. Amakuru yizewe neza nuko M23 itagabye igitero kugira ngo yangize ibikoresho by'ikoranabuhanga byaba birinda ubwirinzi bwa za drone kugira ngo igiga bitero bitayigoye, ahubwo amakuru yizewe neza yagira ngo ihashye cyangwa se ibe yasenya burundu ibi bikoresho bikoreshwa mu kuyobora izi drone za Baba Yaga zimaze kubaca intege mu bice bigiye bitandukanye, cyane cyane ibya Masisi. Ahangaha bivuga yuko bamwe mu basirikare bakomeye bahaguye b'Ububirigi, arimo Major Liyetona w'Umubirigi wari ushinzwe guhagurutsa izi drone, hakabamo na Ajida Chef nawe w'Umubirigi bakoranaga, akaba nawe yaraje kuba agwa ahangaha. Igitero kandi bivuga ko cyasenye bino bikoresho nyine byo kuyobora zino drone za Baba Yaga ndetse n'ibyo kurinda ikirere, harimo icyitwa Zu-23-2 n'icyitwa Su-23-4 Shirika, ifite na radari rero ziri kuri icyo kibuga. Abahanga mu bya gisirikare icyo gihe bavuze ko Kinshasa yakomeje kugura ibikoresho bigiye bitandukanye, cyane cyane mu bice bigiye bitandukanye byo kugira ngo ijye yifasha mu ntambara yayo ihanganyemo na M23, harimo yitwa Bayraktar TB2 ariko atari iri gukoreshwa kubera ko hari ikoreshwa yitwa Baba Yaga, akaba harimo n'iyi CH4 iyo baguze mu Bushinwa, ariko nanone ikaba iteye ikibazo cyangwa se ifite ikibazo, iri guteza ikibazo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane ku rugamba, ari iyi ngiyi yitwa Baba Yaga yaguzwe muri Ukraine. Wenda abantu bakibaza ngo Baba Yaga ni drone imeze ute, Baba Yaga ni drone bwoko ki? Baba Yaga ni izina rikoreshwa cyane cyane muri drone nini cyane z'ubwoko bwa hexcopter cyangwa se octocopter, zifite moteri 6 cyangwa 3 zigera no ku 8, zamamaye cyane cyane mu ntambara ya Ukraine n'Uburusiya. Amakuru ahari neza ndetse byanemejwe n'abahanga mu ntambara cyane cyane y'Uburusiya ndetse na Ukraine, ahamya ko ari cyo kintu cyatumye Ukraine ikomeza kuresista kugeza kuri uyu munsi, cyane cyane yifashisha mu kugaba ibitero ikoresheje zino drone. Izi drone zikunze kuba nini cyane kurusha izisanzwe cyane cyane dusanzwe tubona. Amakuru ahari ndetse n'ikirenzo nuko izi ari drone misiyo yazo ziba zifata amashusho kandi ziyohereza kuri command center cyangwa se aho bari kuzikontorora. Izi drone zikirwaho ibisaso, mine cyangwa grenade zikoreshwa mu bikorwa bya gisirikare. Amakuru neza yizewe kandi ariho umucyo nuko izi drone zamamaye kubera ubushobozi bwo gukora nijoro, gutwara ibisasu biremereye, gutera ubwoba abasirikare bari ku rugamba bitewe n'ukuntu zisakuza n'imiterere yazo, kubera ko izi drone iri mu kirere bagira ngo ni kajugujugu cyangwa se helicopter wenda muri rusange cyangwa se indege y'intambara runaka, kubera ko ibisakuza biteye ubwoba cyane. Izi drone zihagurutswa n'abakozi babiri nk'uko nabikubwiye, ari nabo Babirigi baguye hariya kuri command center yari iri kuri Bangoka Airport Gisangani. Babihugukiye kandi bakora kuri control station, baba bahabwa amashusho n'amakuru yizewe neza ava ku cyogajuru kiba gikonexe kuri ino drone. Nyine drone ifite radari ku buryo yohereza amakuru ku cyogajuru. Zigira kamera zisanzwe, kamera zifata amashusho nijoro cyangwa se byitwa infrared cyangwa se thermal camera, GPS ndetse na systeme zohereza amashusho mu gihe nyacyo kuri command center cyangwa se kwari kuzikoresha. Mu buryo busanzwe izi drone zimara mu kirere nibura iminota igera kuri 30 ndetse n'amasaha 2, ari nabyo rero bituma izi drone zibi zidasanzwe, cyane cyane ku bintu mwagiye mwumva ngo hari drone zitwa Shahedi zikoreshwa na Iran, ariko izi ni drone nibura ziyambaye kubera ko zo zifite umwihariko wo gutwara ibiro byinshi cyane. Mu gihe zitwaye ibiro byinshi cyane by'ibisaso, ushobora gutwara kuva ku minota 20 kugera ku minota 60, ubwo bivuze ko zagenda isaha zitwaye ibisasu byinshi cyane pe biremereye.
mu gihe zakoreshwa mu butasi urumva nta kintu zitwaye, noneho bwo zishobora gukora amasaha 2 cyangwa arenzeho. Zimwe muri drone za Baba Yaga zishobora kugera ku muvuduko wa kilometero 80 ku isaha, zigafata ibipimo by'intera ya hafi ya kilometero 20 ziri mu kirere zidahagarara. Wenda mbaye nk'urugero, ugiye kureba kuri birometero 80 ku isaha, biragoye cyane kugira ngo mu Rwanda uzareba ahantu barenze umuvuduko wa kilometero 80 ku isaha. Nibura imodoka iba yihuta cyane bidasanzwe, igendera kuri kilometero 72 ku isaha, cyangwa se moto y'ikinyabiziga cyihuta cyane. Ariko iyi drone nibura ishobora kugeza ku muvuduko wa kilometero 80 ku isaha iri mu kirere, ibe yihuta pe, bayihuta bikabije cyane. Noneho iyo ari mu bwoko bw'izi drone zisanzwe, cyangwa se za drone zifite amashami na moteri nyinshi. Izi drone zifite ubushobozi bwo kugaba ibitero ku bindiro bya gisirikare, gusenya indake z'umwanzi ndetse n'imodoka z'intambara, gutega mine, gutanga amakuru y'aho umwanzi aherereye, ndetse no gukora ibindi bikorwa by'urugamba. Gutanga amakuru ni za kamera ziba ziriho zishobora kumenyekanisha aho umwanzi ari, ndetse zikana tracking, kubera ko izi ni drone zihambaye. Akaba ari cyo kiri gutuma M23 itakaza bimwe mu bice, kubera ko uyu ni umwe mu musada uri gutuma Wazalendo zifata ibice, kubera ko ziri kuza zikagaba ibitero, zikarasa bikomeye cyane ku barwanyi ba M23, ba Wazalendo bo bakaza bafata ibice mu buryo bworoshye cyane. Wenda nk'uko amakuru abivuga twifashishije ikinyamakuru cya Forbes, bavuga ko Baba Yaga itwara ibisasu biyoboye hifashishije semi-active laser guidance. Ubu ni ubwenge buhambaye cyane butuma ibisasu gishobora kumenya neza urugero cyangwa se target runaka. Bifasha rero kugera ku ntego zayo byoroshye kandi bidahusha, nyine bivuze ko ingi itapfa guhusha. Bivuze ko iyi drone igisasu cyo kiriho kitapfa guhusha aho kigiye. Izi drone zifatwa nk'iz'urupfu, zishobora kugaragara hifashishijwe kamera zifata amashusho za nijoro, night vision, cyangwa se ibikoresho bifata ubushyuhe tamo imaging sight. Kubera ko izi drone nubwo wenda zifite umuvuduko ngana kuno, nubwo zikora ibi ngibi, ariko ku buryo bworoshye zishobora kugaragara mu kirere hifashishijwe night vision ndetse n'ibindi, kubera ko izi ni drone nini, ariko kandi izi ni drone zo zitwaye ibintu byinshi, ndetse n'urusaku rwazo bituma moteri zazo zigutahurwa wenda n'ibikoresho by'ikoranabuhanga ndetse n'ibikoresho bifatwa za drone. Mu minsi ishize umusenateri witwa Dmitry Rogozin, umusenateri w'Uburusiya wahoze ayobora NASA, yabwiye ikinyamakuru Forbes ko muri 2024 byatangiye kugaragara ko atari ingenzi kuba hahanurwa iyi drone cyangwa se kuba yaraswa bigeri mu kirere, ahubwo amakuru yizewe ndetse n'ibyiza ku rugamba ari ukumenya neza aho abaziyoboye bari kugira ngo babe bakicwa cyangwa babe bafatwa. Bivuze ko rero izi drone ko wayihanura ni ibintu bigoye cyane, ahubwo igipimo kiba kigomba kugabwa neza kuba aho abayiyoboye bari. Ari nayo ya makuru duhora tugaruka tuvuga ngo M23 yari yaramenye neza mu butasi ko zino drone aho ziri bazisanga ibanguka muri Kisangani bajya kuzirasa. Ari nabyo byagaragaye ko M23 amakuru yari ifite ntago ari ukurasa ubwirinzi bw'ikirere n'ibindi, ahubwo amakuru yari yizewe neza bari bafite y'ubutasi bagombaga kuza kurasa aho izi drone cyangwa se command center y'izi drone ibiri. Ngo ndi gusomera amakuru yizewe neza, command center y'izi drone ibiri, kugira ngo ube wazihashya, kubera ko kuzihashya umusenateri yavuze ko bidashoboka kuzirasa mu kirere, ntago bipfa koroha. Amakuru ahubwo yizewe ashyirwa igipimo ku baziyoboye cyangwa se aba command center yazo, kugira ngo ababe bari bo bafatwa cyangwa se bakicwa kugira ngo ube wazihashya. Rero bivuze ko bitaba byoroshye cyangwa se bitanashoboka, wenda bifatwa nk'ibidashoboka kuba izi drone yafatwa iri mu kirere cyangwa se ikaraswa. Rero bigaragara ko M23 ikiri kwidindiza, ariko yanakemuye ku cyumweru kubera ko yagabye igitero karabutaka ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Banguka gikoreshwa n'igisivile, ko nanone cyashyizweho n'igisirikare, ukiri gukoreshwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa n'abasirikare ba FARDC. Hamaze no kugwa abasirikare babiri bakoreshaga izi drone ndetse n'ibi bikoresho, ariko ni ikintu kigaragaza ko M23 ubutasi bwayo ndetse no gutsindwa ku rugamba bikomeye no kuraswa bikomeye cyane hifashishwa izo drone za Baba Yaga byabahaye guhumuka amaso bakabona ko ikintu cya mbere, ndetse bifashishije n'ibivugwa
ikintu cya mbere ari ukurasa command center kurusha uko wajya kwirasa. Ubwo naho ngaho kabisa bigaragara ko runazingiye. Ni nanga mbayisoreje inkuru yanjye cyangwa se ibyo nakugezagaho. Niba ari ubwa mbere usanze kuri uyu muyoboro mucyo mu Rwanda, ndakeka kubona ko ari ngombwa cyane gukanda subscribe, ukanda